Inshuti bakunzi, inshuti nk'amaguru kandi bavandimwe dusangiye isoko n'isaso duhujwe na gikundira igikaka kikanu cy'imfizi mwiriwe neza mumeze neza. Turi kuwa kabiri wo kuri uyu munsi tariki 30 ukwezi kwa 12 2025 live aka kanya turi mu Nzove ngiyi imyitozo ya gikundiro irimwe iraba muri aka kamwanya. Tukoze iyi video turi ku kibuga aho bibera kugira ngo tubahe amakuru aziri impuha kwa kundi twabahitiyemo kubaha ibyiza, namwe tubashimira ko mudahwema ko tubahafi no kutwereka ubufatanye n'urukundo. Aho muri hose rero reka mbifuriza guhirwa muri byose mbere ya byose. Iyi ni Tuza TV tubonera kubifuriza impera z'umwaka nziza, dore turi kumwe rwose turabyina amataha cyangwa se turagenda tubyina iya nyuma twerekeza muri 2026 nanabifurizamo kuzahirwa na byose. Bakunzi inshuti, murabona ko nashyizeho ifoto y'umugabo witwa Nzinga Aritien. Yitwa Ruvumbu, ni umugabo waciye muri gikundira handika amateka atazibagirana. Abakunzi ba Rayon Sport bayirebye imyaka yashize itari myinshi, n'ubu baracyarwaye allergy niba ariko babyita. Y'uyu mugabo iyo avuzwe umurebe wese ubona yikije umutima, akavuga ati Imana y'u Rwanda ihora muri Reyo, wamutugarurira hari twakongera tukihanagura amarira. Uretse ubuhanga bwo kuba yaratsindaga ibitego abitsinda inyuma ya box, yari n'umuhanga cyane mu kuba yafasha bagenzi be mu kugira ishyaka ryo guharanira intsinzi. Eritien Nzinga Ruvumbu, ngiye kumubaganiraho kugira ngo mumenye impamvu, imvo n'imvano y'akantu ku kandi abareyo batajya bamukura mu ntekerezo zabo, ariko munamenye impamvu kumutegereza muri Reyo muri iyi myaka ni nko gutegereza wa muzuko njya numva uvugwa muri Bibiliya. Bakunzi ba Tuza TV, ntabwo nashyizeho iyi video iyi foto ya Ruvumbu ngo mbabwire ko Ruvumbu yaje ari hano mu Nzove. Oya, ndashaka kubabwira akantu ku kandi mu byatumye umugabo ava mu Rwanda shisha itabona ndetse akagenda asa naho ntawasezeye, ahubwo kuwe mu Rwanda nyine kubera impamvu ziremereye. Ngiye kwibaganiriraho n'umureba wajya kubyumva ahandi birirwa babivuga ngo ngaha Ruvumbu ageze mu Nzove, ngaha Perezida wa Repubulika yongeye kwemera Ruvumbu kuza mu Nzove. Asobanukirwa akantu ku kandi muri ibi bintu bya Ruvumbu. Ndanabanyura gake mu myitozo irimwe ibaka kanya nkuko muri kubibona umutoza Bruno Ferri arimo aratoza abasore. Bakiriya bacu dukunda, numbaza ni inzu nziza cyane mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo, ahantu heza cyane hitaruye kandi hari amafu n'amafunguro. Ni inzu nziza cyane yubakisha amatafari kuva hasi kugera hejuru, ifite igipangu kinini cyane, ifite parking y'imodoka, ifite ahantu wahinga imboga, ibiti by'imbuto, n'ahantu heza cyane watura ugatuza kandi ukumva umerewe neza n'umuryango wawe. Reba imbere mu nzu, ikintu bita plafond gypsum, ndetse ifite salon na salamanje nziza cyane, ifite ibyumba 4, douche 2 na toilette 2 mu nzu, ifite igikoni ndetse na stoke. Wala, iyi ni inzu watura mutuje, ibazana nuko itari guhenda. Reba igikoni cyawe neza cyane, ni igisirimu n'ugusuye agasanga musobanutse. Mbega inzu nziza cyane, ibaze ko ifite annex ikagira ikigega cy'amazi, aho banika imyenda, hafi y'ibitaro neza bya Gatagara, iruhande rwo bagiye kubaka ikibuga cy'indege hano mu Ruhango. Ifite ubuso bunini cyane bungana metero kare 1377. Ni inzu nziza, ngwino nyikwihera miliyoni 45 gusa. Yego, namaze kubaha ikaze cyane kuri Tuza TV. Ni MC John Brian kandi nkaba mbahaye ikaze mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni ikimenyetso cyerekana ko muzakomeza kwiyakira video nshyashya zigezweho kandi ziri amakuru aziri impuha. Nawe utarakara kuri subscribe ubanye natwe bwa mbere urakaza neza. Injira mu muryango mugari w'abakunzi bacu kandi nawe dukandire kuri sub kugira ngo support yawe iba ari ntagereranywa muri uyu mwaka turi gusoza. Tuzatangirana mushya tuguha ibyiza kandi ukwiye, ubundi tukagizaho amakuru meza ya gikundiro. Muri comment dusangiza uko wakire video yacu, byose birushaho kugenda neza. Mbahaye ikaze cyane kandi ndanabaganira gatoya cyane ku musore witwa Jules Ahuma. Ndamubabwiraho ninjya kugera ku musozo w'iyi video. Mbahaye ikaze. Rayon Sport iri mu myitozo kuri uyu wa kabiri, birumvikana ni imyitozo irimo iba mu gitondo kuko umutoza Bruno Ferri niko yahisemo kujya imyitozo igikorwa mu gitondo. Abasore babona umwanya wo kujya kuruhuka, babona umwanya wo guhumeka, ndetse babona umwanya wo kwigisha no gutoza abasore be amataktike mashya bagomba gukora. Uyu munsi cyo wamenya muri iki gitondo nta mukinnyi numwe udahari uretse abafite impamvu z'imvune zizwi. Ntazizi ko Nyabasane wabazwe muri weekend ishize kwa gatanu ntibeshye, hanyuma uwitwa Yusu Dianye we yabazwe ku munsi w'ejo hashize kwa mbere. Birumvikana saa 3 za mu gitondo nibwo bamubukore operation ndetse yanagenze neza, bitegerewe ko barindira agakira akamera neza. Mu bandi badahari ni Phone Nganye nkuko abareba bizi ko byavuzwe n'ubuyobozi ko arwaje umubyeyi we, ntabwo aragaruka i Kigali kugira yakomeza gukinira ikipe ya Rayon Sport, dore ko yamaze kuva mu mvune donc yamaze gukira ameze neza. Igisigaye no kuba yaza akitozanya n'abandi.
amakuru namenye uyu munsi ndi ku kibuga nuko uyu musore ngo araza vuba kuko biteguye kuzamukoresha kuri derby APR akinamo n'ikipe ya Rayon Sport tariki 10 z'ukwezi kwa mbere, akaba ari umusore yazaba arimo akina n'abandi mu kibuga. Ese azaza akifite fitness nk'iyo yagiye agezeho, dore ko arimo ava muri injury. Ibyo ni byo gutegereza tukamenya uko bizagenda bidatinze, muzagera mubisobanukirwa ko tuba turi ku kibuga tubakurikiranira akantu ku kandi. Hanyuma rero myitozo aba basore batatu nibo batari bahari, ubwo ni Foringanye, Aziz Kuranya Basane, Mr Rushinik umusore w'umuwinga, ndetse n'uwitwa Yisudianye w'umudefenseur wa capitaine wa Rayon Sport. Abandi bose barahari, barimo barikao cyangwa se Faustin Rikao, Kitoko Maestro Pizarro n'umusore umeze neza cyane myitozo murababona. Yitwa Tamu Gruan Ngongo nawe ameze neza, bigaragara ko muri match bazakina tariki 4 z'ukwezi mu by'ukuri kwa mbere 2026 bakina n'ikipe ya AS Muhanga. Witwa Tamu Gruan Ngongo ashobora kuzabanza mo, dore ko ejo bundi kuri Interstyle yagiyemo asimbuye kandi nabwo yagiyemo atanga umusaruro ufatika. Hanyuma rero umusore witwa Abedi Lokando Bigirimana nguyu yambaye shozible y'umweru, uramubona ni uri mukina wambaye shozible y'umweru. Uyu nguyu nawe mu by'ukuri arimo aragenda amera neza, wenda abatoza bizajya kugera igihe cya match bamaze kubona urwego ariho ashobora no kuba yayaza mu kibuga, dore ko ejo bundi abantu bakurikiye match Intercell babonye witwa Tangwe Tony Kitoga w'umukina ku 10 mu by'ukuri yarakinnye, ariko yagiyanaga imipira myinshi asa nakina yisubiza inyuma. Ibyo rero bigita byikwereka ko ikipe uburyo kugira ngo ibone igitego mu gihe umukinnyi ukina ku 10 akaba yakina yataka adversaire arimo asubira inyuma, bigaragara ko uburyo kurima ibitego ari bukeya. Ubwo Tambwe arimo arakina neza, birashoboka ko yazaza agakina, cyangwa se Abedi umwe muri bakazabanza mu kibuga, undi akaba yagira gute yaza asimbura. So reka rero nkomeze mbaha amakuru mu by'ukuri. Abwo abandi bose barahari, witwa nyine Maestro Pizarro wari mu myitozo kama kawaida, ameze neza, umubiri umeze neza, wenda murabizi ko azakina mu by'ukuri tariki 10 z'ukwezi kwa mbere, naba yamaze kubonerwa license ndetse na work permit cyangwa kimwemerera gukora ku butaka bw'u Rwanda. Uyu musore akazaba amanuka akajya mu kibuga kuri match ya derby APR FC n'ikipe ya Rayon Sport kuri Super Coupe. Si uyu wenyine, n'undi wese waza mu bakinnyi bazagurwa abaye yamaze kubona ibyangombwa kuri ya tariki 10 z'ukwezi kwa mbere nk'uko Ferwafa yabisobanuye, byazemerwa gukina kuri derby. Hanyuma rero reka nkomeza amakuru mbabwire ko reka ngaruke nkura abantu mu rujijo kuri kese y'umusore witwa Heritier Nzinga Ruvumbu. Uyu ni umusore waciye muri Rayon Sport, ni umusore kwirwa muvugaho musobanura, kereka umurebe urebye umupira umusibe ejo hashize niyo ushobora kubwira ngo nibura hari ibyo wenda akaba haribyo ntarimuziho. Ariko uyu ni umugabo waciye muri Sport yandikamo amateka, ndetse yajya yizamo inshuro 2. Ndibuka ubwa mbere yivuyemo abantu baravuga bati yayivuyemo, ariko nyuma arongera agaruka asaba no garuka ku bwa Jean Fidèle, abantu bavuga ati yarashaje yarasaziranye, nyamara aje niwe murongeye gustabiliza mediane ya Rayon Sport, aba umuseriveri mwiza wo gutanga amapasi avamo ibitego, agajya atsinda imipira inyuma ya box, ya mashote y'imoso abareba barayibuka bakayakumbura bose, ndetse n'aya mipira y'imiterekano amakufra. Uyu witwa Ruvumbu amapenalty yari umwami wabyo muri Rayon Sport. Rero ayo mateka meza yagize muri Rayon atuma n'ubara abareba bakiyumva amakaye yoko bakongera kumubonesha amaso. Inshuti zanjye, mazamana abagenzi banye mu bitangazamakuru, sinaje kunyomoza ibyo bakoze ndabafite source zabo, ariko ntimwirengagiza abantu bari hanze abikeneye views byanze bikunze. Twese twirukanka dushakisha ukuntu inkuru zacu zarebwa cyane. Umuntu akitabaza ishusho ya Ruvumbu kugira ngo arebe ko yabona uko acuruza, akanavuga ko yageze mu nzovu nyamara umuntu n'inzirya mu nzovu atayizi, ariko yicari iwaba afite aka internet arumva ibivugwa mu bitangazamakuru, cyangwa akicara agahimba igihuha kugira akunda acuruze. Honestly twe turi Tuza TV, mahitamo y'abasportif nyayo, tuba turaho imyitozo ibera tuyibereka live, byabona ngo tukabashyiraho live mukayireba. Ntabwo ndaza gukubeshya ngo umukinnyi Ruvumbu yagarutse muri yo cyangwa undi wese, nyamara nzi ko ari igihuha. Birashoboka ko mu gihe cya transfer window havugwa amakuru menshi atandukanye, haravugwa wenda ataranaba confirm, ariko Ruvumbu Heritier nta gahunda afite yo garuka mu Rwanda, bitewe nuko yavuye mu Rwanda ku mpamvu zifite zihuranye na politike, kandi umubano w'ibihugu byombi nabwo u Rwanda na Kongo ntabwo urongera kuba muzima ku buryo abaturage bakongera kuba bagira gute bakora ingendo ziza mu Rwanda donc cyangwa zijya muri Kongo mu buryo bworohereye.
niyo mpamvu nkubwira ko kuza kugaruka muri siporo kwa Ruvumbu biri kure nk'ukwezi. Cya kimenyetso mwabonye yakoraga ni ikimenyetso cyerekanaga yuko ngo abanyakongo baga bari gutanga ubutumwa bukomeye cyane ngo bwerekana ko leta y'u Rwanda irimo irasaba Kongomani. Rero kiriya kimenyetso yagiye gikora inshuro nyinshi abantu benshi ntibabyiteho, ariko byaje kumenyekana cyane igihe ikipe ya Kongo yari iri mu marushanwa, ndumva mu marushanwa nyafurika, abakinnyi bose bakora ziriya celebration bakango bari gutanga ubutumwa ku miryango mpuzamahanga cyangwa se ku muryango uharanira amahoro ku isi UN cyangwa ONU ko u Rwanda rurimo rwenderanya Kongo ndetse abakongomani bari kwicwa n'u Rwanda. Ibyo bintu byasobanura inshuro nyinshi, ntabwo nkora imvugo inkuru za politike, ariko n'ibintu nakurikiye cyane. Rero muri wumva ukicara ukumva umukinnyi wakoze ikintu nk'icyo ku butaka bw'igihugu cyigenga nk'u Rwanda kirinda umutekano wacyo nk'umutungo wa mbere abanyarwanda bafite uburenganzira kandi bwuzuye n'abagendera u Rwanda, ntabwo umukinnyi yakwidumbukiza ngo akore geste nk'iyo ngiyo yifatanye n'igihugu avukamo, nyamara wenda ibyo arimo akora bifite aho bihuriye donc n'umubano mpuzamahanga w'ibihugu byombi, ndetse bifite aho bihuriye n'ayo n'izo nkuru z'amakimbirane zivugwamo hagati, ngo igihugu kimusezerere mu Rwanda sheshe itabona, uyu munsi wumve ko kibyibagiwe ku buryo kitakibyuka kimubwira ngo ngero ugaruke nta kibazo ngo serivisi baturayikumbuye. waba ararimbye ihe mani, uretse n'umupira w'amaguru umukinnyi akina imyaka 10 nyuma yakaba yashaje, niyo waba ufite ikindi kintu cyahatari ukorera igihugu ntabwo waza kugisuzuguriramwo ngo ujye gukora celebration nk'izo ngizo. Rero abantu bika bya Ruvumbu cyangwa se abantu batari babizi bamenye ko ari uko bimeze, niwumva umuntu akomeza kukwereka Ruvumbu ngo yaje ujye uvuga uti wowe nakumvise urimo urishakira views gusa. So nizere ko kumvikanye. So muranyihanganira, nari ngiye kuvuga kuri umusore witwa Jules Ahuma, ariko ndabona iminota isa naho incitse, ariko mbafitiye amakuru ye mukomeze munkurikire ndaza kubabwiraho. Ariko ikinyenzi nuko nababwira ko hari ibiganiro biri hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya ikipe ya Dynamo de Douala, ku buryo umusore bikunze ashobora kuza muri Rayon Sport. Iminota ndafite ndabona itanyemereye gukomeza, ariko ibya Ahuma ndaza kubabwira aho bigeze, aho Rayon Sport igeze kusanya amafaranga, hanyuma ya kipe nayo aho bigeze yumvikana Rayon Sport kujya igabanya kwari amafaranga yashakaga, Rayon Sport yongereho. Ndabashimiye mwakoze subscribe, Imana ho umugisha. Ni MC.